Ndabasuhuje ndabifuriza kugubwa neza, mbifuriza amahoro n'urukundo. Hari amwe mu magambo ushobora kubwira umugabo wawe bigatuma umubano wanyu usubira inyuma aho kuba watera imbere. Rimwe na rimwe iryo jambo riba agatotsi mu rukundo, hanyuma uwo mwashakanye uribwiye agahora aryibuka kurusha andi magambo meza waba waramubwiye. Ni byiza rero ko wowe mudamu ukurikiye iyi cano wakwitwararika mu magambo ubwira umukunzi wawe uwo mubana kugira ngo arusheho gukomeza kugukunda. Aya magambo rero niyo tugiye kurebera hamwe amagambo umugore aba agomba kwirinda kubwira umugabo, kuko kuyamubwira nta kindi yungura ahubwo ni ugusenya urugo. Ijambo rya mbere ni ukumugereranya n'umukunzi wawe wa kera, abo twita ba ex. Ntuzibeshye na rimwe ngo uvuge ijambo ryaba rigereranya umukunzi wawe wa kera n'umugabo wawe niyo waba utekereza ko byamushimisha, kuko wenda hari ibyo umugabo wawe arusha uwari umukunzi wawe wa kera. Uko wavuga kose rero wavuga umukunzi wa kera cyangwa se ukamuvuga nabi cyangwa ukamuvuga neza, bituma umugabo yumva ko ukimutekereza. Gerageza wirinde kuzanamo urukundo rwawe rwa kera kurugereranya n'urukundo rwawe ruriho ubu ngubu kuwo mwashakanye. Icya kabiri, kumubwira ko wifuza ko akora nk'uko inshuti zawe zakubwiye. Bamwe mu bagore, ntabwo ari bose, bakunda gukora iri kosa batabizi, bakabwira abagabo babo gukora nk'uko inshuti zabo zababwiye. Niba ushaka ko umugabo wawe ajya gufasha imirimo yo mu rugo, ntabwo ari byiza kumuha urugero ngo uzi ko umugore dukorana, uzi ko umugore mperuka gusura, uzi ko umugore w'inshuti yanjye yabwiye ko umugabo we amufasha koza ibyombo akanoza abana, uzi ko umugore duturanye yambwiye ko we akoropa dushe undi akamesa. Ntukavuge na rimwe ijambo rishobora gutuma umugabo atekereza ko ibitekerezo by'abandi ari byo mugenderaho mu rukundo rwanyu. Muri urugo rumwe murihariye ku buryo bwanyu. Ntabwo rero ari byiza kwereka umugabo wawe ko wifuza ko akora nk'uko inshuti zawe zakubwiye. Icya gatatu, kwifuza ko akora nka runaka. Ibi bijya kumera nk'ibyo maze kuvuga, ariko byo bijya kumera nk'ingingo maze gukubwira. Gusa nanone ntabwo uvuga ko ibyo wumvise, ahubwo ubuhamya ibyo wabonye. Urugero, ushobora kuba ushaka ko umugabo wawe agufata nk'uko papa wawe yafataga mama wawe. Niba umugabo agusabye ko umuterera ipasi, ukaba uramubwiye uti abagabo b'iki gihe sinzi uko mumeze, ubu se data ntiyitereraga ipasi byamutwaraga iki? Gutyo ugashobora kumugereranya n'abantu runaka cyangwa se kwifuza ko akora nka runaka. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, aho kugira ngo byubake urukundo ahubwo birarusenya. Irinde kumubwira ko udakunda inshuti ze. Ntabwo ari byiza ko umubwira amagambo ameze gutyo n'umugabo wawe. Ntabwo ari byiza kumubwira ko udakunda inshuti ze ngo umuhitiremo abo agomba gukundana nabo ndetse n'abo agomba kureka. Ugasanga umugore abwiye umugabo we ati ntukagendane na runaka, jya ugendana na runaka, sinshaka ziriya nshuti zawe, sinkeneye ko muzongera gusangira, n'ibindi byinshi cyane. Ibyo rero ntabwo bimwubaka, ahubwo bimutera kwibaza byinshi ku mugore we niba nta kibazo yaba afite. Ikindi ni ukumubwira ko ushidikanya ku rukundo rwe. Akenshi abagore bamwe bakunda kubikoresha nk'umutego, batega abagabo babo mu gihe hari ibyo bifuza ko babakorera, bigatuma bibwira ko abagabo babo ari bwo babakunda cyane. Urugero, umugore yashobora kuba yifuza ko umugabo we ajya amuhamagara kenshi, kandi wenda umugabo we atari bwo buryo akoresha mu kumwereka urukundo. Ukajya kumva ukumva aramubwiye ati iyo uza kuba unkunda wari kumuhamagara ukanyifuriza ibihe byiza, iyo uza kuba unkunda wari kunyifuriza ibi n'ibi n'ibi, iyo uza kuba nkunda wari kuba wanguriye ibi n'ibi. Bituma umugabo acika intege, kuko hari ubwo usanga we yakoresha ubundi buryo bwo kwereka ko agukunda, ariko ntubibone, bigatuma umushidikanyaho. Si byiza kumushidikanyaho, ahubwo mwemerera urukundo, umwizere, kandi byiza gukorera ubiha agaciro kurusha wenda utundi tutagenda neza. Ikindi kibi ni ukubwira umugabo wawe ko atitwara nk'abandi bagabo. Hari ubwo umugabo wawe aba yikundira kumenya ibikorerwa mu rugo byose, kandi akaba ariko ateye.
noneho kumva bikubangamiye, aho kubiganiraho nawe ugasanga uramubwiye ngo nta mugabo wagiye mu gikoni, nta mugabo wakoze ibi, nta mugabo. Ako kajambo rero ka nta mugabo kaba gashatse kumubwira ko atitwara nk'abandi bagabo. Umugabo wawe menye ko yihariye kandi ari uwawe. Icyo ashaka agomba kugikora kandi akagikora kuko agikunze. Ntabwo azagikora kuko wamubwiriye inama yo kwitwara nk'abandi bagabo. Gerageza ibyo ngibyo bikosore. Ikindi kintu kibi ni ukumugaya. Ushobora kuba ugaye umugabo wawe yakora ikosa uti ibi nibyo uhora ukora, naho ngo nta cyiza na kimwe nigeze mbona ukora. Ibyo rero bituma umugabo yumva ko uri kumurwanya, nawe agashaka kwirwanirira urugamba mukaba mwatonganya cyangwa se akaba yajya gushaka undi umushima. Gerageza umugabo niba hari ikintu runaka atakoze neza, irinde kubivuga muri rusange, urase kuri icyo gikorwa. Niba umugabo wawe atashye kare kandi yari asanzwe atahatinze, wihita utanguranwa ngo kutashye kare noneho wari umenyereye ijoro none habaye iki? Iyo umubwiye uko nguko uko byagenda kose yumva ko umushoyeho intambara, nawe aba agomba rero kwitabara. Ni amagambo menshi ushobora kwirinda kubwira umugabo wawe kugira ngo umubano wanyu urusheho gutera imbere aho gusubira inyuma. Rimwe na rimwe rero iryo jambo riba agatotsi mu rukundo, uwo uribwiye agahora aryibuka kurusha andi magambo meza waramubwiye. Hari n'andi menshi tuzagenda tubiganiraho mu biganiro bitaha. Nitwa Isabelle Dusengimana, mbifurije kugira ibihe byiza kandi gusaba gukanda kuri subscribe niba utarayikora.